abantu mukwiye kuvugisha ukuri ikintu cera muvuye ko cera ariko wowe kukirimo kudutamika ukuri kandi ariko turimo kuvuga kandi Nkotanyi urazi ko ndakubaha cyane urazi ko ndakubaha reka nkubwire wowe gusa wewe ikibazo erega Nkotanyi tubwira ibintu by'ubwenge Nkotanyi nuko utavugisha ukuri reka nkubwire ikintu nkurana ukwiye gukosora nta kubahane bubaho muri politiki nugukora deba ubashije kukompa turi kubaza ngo niba nabuze ikibazo kiri mu biro baretse mwanya nkavuga tugisesenga yeguraza kuvuga jewe reka zane kibazo tugisesanga reka zane kibazo mu mwanya Gasaro ngusubize reka zane kibazo ndawugwaye jewe cyambe coco cyarebe cyabananiye kubera iki wakoze cyane ariko myutinga tugume abaye genocide mu Rwanda ahubwo twakigusubije ntago wumva reka ngusubize icyo kibazo oya ikibazo cyabananiye kubera iki nta kuntu umvuriza tugane duhuza nta muntu afise muri inyungu n'umwe na Kabarebe yarabaye we yabaye nawe yatoye amahera kuyiwe ayo mahera yariye ntiyampaye nawe ntiyaguhaye kandi none se kuri kuvuga ko twakinaniwe kandi duhari kugisubiza wawe twagusubiza erega kugisubiza nuko niba nta gisubizo ukavuga uti ibintu byabaye nuko ubwo niba udashaka kumva ko kuri abanyamurenge kuri kuba ariko barapfa narekera wowe ntabwo arimo kumva point yawe ni iyi point yawe ndumva ntazi kugira ko turi buze kuvuga reka mvuye ndiwa ufite igisubizo ngurana cyangwa usubize umumaranga ari nayo wabugizwe reka tujye kubandi banze mureke turaza kuzenguruka reka tuganire kuko banza nyine urindire nta nyungu dufite muri bino banze ko tuganire n'abantu turabana igihugu katubana tujye hejuru ariko hari n'abantu baje bashaka wumva ibitekerezo byabo wakwikarumye koko kabisa kurimo kutuvangira turagusubiza ntubishaka reka twumve Rugamba oya uretse atarajyaho nawe tujye hejuru hano reka tutangire kuri Mo Kigali urahari ndahari Mo Kigali ndahari murakoze okay Gasaro Mo Kigali nakomeze nagira ngo mbwire Gasaro kare ngeze kumva ijambo yakoresheje nagabanye gupfobya no gusuzugura kuvuga ngo umunyarwanda ari igihe kizagera nakenerwe ku isi ntajya umunyarwanda atakenewe n'ubu arakenerwa azakomeza gukenerwa nk'uko n'umukongomani azakenerwa cyangwa se n'umuganda agakenerwa ntabwo umunyarwanda azigera asibangana cyangwa ngo azimire ibyo ntibiteze gushoboka ntibiteze no kubaho ndagira ngo rero umenyeshe amenye kubaha umuntu uwo ari we wese murakoze icyibutso mu Rwanda ko hapfuye abahutu bibukirwa hehe waretse kutuvangira nimba utazi topic n'indi nshyashya uzanye uyu mugabo mwamuretse mani ibibazo bye akareka Mo Kigali ibyo nawe yarazanye urumva yaratumbire Gasaro ntabwo aje kuri topic twaturiho okay reka tujye dusubire kuri topic twaturiho Gasaro urahari ya komerezaho rero hari ikibazo yari yambajije hari ikibazo uyu Mo Kigali akomojeho ko abanyarwanda rwose kandi nuko nk'uko bivuze nabyo yego ntacyo bitwaye yabaye nta kibazo twari duteje akarere nta kibazo twakabaye dufite ariko muzakurikira amateka uzumva abo banyarwanda ntabwo mbavukamo ariko bingarukaho nk'umunyarwanda hari ibyaha bakoreye mu Uganda uzumva perezida wacu mu Uganda bamwita Pilato
muzi Pilato muri Bibiliya ikintu bisobanuye nuva yari umwicanyi ukomeye mu gihugu cya Uganda. So mu Rwanda naho izi nkotanyi zije muri 90 nabwo zagize uruhare mu bwicanyi ndengakamere bwabaye mu Rwanda, kuko iyo badatera igihugu cyacu nta kibazo twagombaga kugira, iyo badahanura n'indege nta n'ikibazo abanyarwanda bagombaga kugira. Kandi bari bafite mission y'aba West kubera yuko batahaye no kunama abanyarwanda bapfuye gusa nyuma y'imyaka 2, no kuvuga nyuma ya 94 96, nyuma y'imyaka 2 gusa bahise batera DRC. Birahita bikwereka neza umugambi w'aba West bamatse ibihugu. Amerika cyane niyo ibifite makaboko, n'Ubwongereza cyangwa se nushaka kubyita European Union. So aho ngaho urahita ubona ukuntu badutanzemo igitambo hara kugira dupfe, urahita ubona ukuntu minerals zahise zizamuka mu Rwanda, ukabona president wacu w'u Rwanda yagiye gusinya biriya bintu Washington ko amaze imyaka 30 muri DRC. N'ijambo yaravuze okay, sinzari movinga defensive measures, ishobora kuba troops, ishobora kuba ibindi bintu, ariko urumva yemeye ko hari troops mu gihugu cy'abandi bantu. Nabwo n'ibindi bintu hari n'irindi jambo yavuze ngo hari abantu bamutegetse kuvana ingabo warikare. Urumva ko nabyo ari ibindi bintu, kimwe n'ukuntu bavuye Uvira, kimwe n'ukuntu ngo yavuganye na president Ndayishimiye gakamubaza ngo kubera iki mufite ingabo muri Kongo. Urumva ubushamirane muri karere ukuntu bishingiye ku bintu biri politiko abaturage tutazi. Politike ni iki? Politike ni umukino w'abantu runaka kubw'inyungu zabo, ariko nk'abaturage ugasanga nta nyungu bifitemo. Niyo mpamvu twe nk'abaturage tugomba kuba maso, tukabuza abo bantu kudushora mu bibazo tudashobora gusobanura. Nk'ubu ntabwo ushobora gusobanura icyo kintu cy'uko ba Kagame babaye Pilato mu Uganda, n'abanyarwanda probably bazabitubaza. Ntashobora gusobanura ukuntu Kabarebe yabaye chef d'état major, ntushobora kubisobanura, ntabwo amategeko mpuzamahanga bimwemerera. Ntabwo umunyarwanda agomba kuba chef d'état major mu kindi gihugu atari uko yenda yabaye umusirikare muri icyo gihugu cyangwa se afite nationality. No, ntabwo bishoboka. Umuntu udafite nationality mu gihugu ntabwo ashobora kuba chef d'état major muri kindi gihugu. Ayo ni amakosa yose bamwe mu bantu badukomokaho nk'abanyarwanda, nge nitwa abanyarwanda muri entre parenthèses kuko wagira ngo sinzi imigambi bafite, ariko ni amakosa azatugarukaho. Uzumva batuvuma, niba tuvuma hari n'igihe batazi no gusobanukirwa uri umututsi se uri umuhutu uri umutwa. No, batuvuma twese. Hari ndibuka hari reka mbahe urugero rworoshye. Ino ntambara itangira ninjiye ahantu mu modoka zitwara abantu, ikintu za system abantu bakoresha kugira ngo hari amakadi dugenderaho na mu Rwanda nabonye yaraje. So ukatrika kugira ngo byerekane ko kadi yawe ikora. Niyakoraga kubera ko system yapfuye. Umuntu wayitwaraga yari umusomaliya, atambwira ngo where are you from? Ndavuga Rwanda. Rwanda, you're a problem. Yeah, it was a joke. Ariko nubundi kuri ubwo buryo urumva ko urumva ngo abanyarwanda mufite ikibazo. Nukuvuga ngo abanyarwanda bizakomeza bitugarukaho. Amakosa bene wacu bakora, amakosa yenda niyo bataba bene wacu neza bakora, aratugarukaho. Amakosa yakorewe muri Kongo kwica bari abantu, mwese muzajye musoma amaraporo, musoma ukuntu byagenze. Otherwise iyi politiki yabamatse ibihugu bakinira ku bantu bari impunzi mu Uganda ntabwo ishimishije muri karere. Tugomba gushaka ukuntu tuzayisohokamo. Ni ukuvuga nabo bakoresheje abantu bari impunzi, probably bababaye, nemera ko bari bababaye, ariko barabakoresha mu buryo bwo koreka karere. Ni ibintu tugomba kwiga nk'urubyiruko ukuntu dushobora kubisohokamo. Twavuga okay, genda namwe mwari mubabaye, tugakora ubumuntu, tukavuga okay, mwari mubabaye, probably mwari mubabaye, ariko amakosa mwakoze tubisohokemo, tugomba kubisohokamo. Niba aba West bashaka deal za minerals muri karere, tugomba kugira kontra yabo hadapfuye abanyafrika.
buri muntu ubyara abantu buri mu mama buri muntu wese wavutse azi ukuntu bigoye kubyara umwana no kumukuza nta muntu ugomba gupfa kubera ko azize minerals probably atanazi n'ahantu zituruka so ni ikintu tugomba guciraho iteka tukavuga ngo waba umutwa waba umuhutu waba umututsi waba umuki waba umurega waba ubwoko waba uturukamo ducireho iteka aba wese ntibagomba kudukoresha kugira ngo twitane niba bashaka diru z'ama minerals tuzikore nka diru za minerals zitisha abantu nicyo ngicyo nge numva nk'igitekerezo murakoze cyane okay katugiye ubwo hakikurikiyeho demokrate turahari utuma turajya tuzenguruka demokrate okay demokrate ndabona dahari hari Rwanda nziza Rwanda nawe ntahari Rwanda urahari abwari Tionest 12 urahari nawe ntagahari yaje kuri Nkotanyi ndizera ko uhari warangije kunywesha amavuta Nkotanyi nawe ntahari bayitonze kumumanura mbaze Gasaro induri kumanura nge ntago ndi kumanura bahasanga ari host ari kumanura ntago ndi kumanura oya ntago tunywa peteroli tunywa umuriro umva alo uri kunyumva ze ya uri kumvikana alo mukumvikana ese uri kuri gas station yamaye nka data muri kunyumva umurumvikana mani uri kumvikana alo nukumva nkota ikibazo mu Bugande network zisigaye zigoye namanuke yongere kuzamuka wenda biragufasha FPR ikurikiraho ndakumva cyane naho nashaka kubaza Gasaro kugira ngo ansobanurire ayo mategeko ari kuvuga ngo agenderaho ashobora kubuza umuntu kuba umugaba mukuru w'ikindi gihugu ambwira aho yanditse se ayo mategeko yo waranditse cyangwa nayo ari kwihimbira gusa kubitekereza ko bitemewe akumva ko bidashoboka ntago mbyihimbira nushaka kugendere ku Rwanda gusa kuba chef d'état major mu Rwanda bisaba iki usanga amategeko mpuzamahanga y'ibihugu bya Afurika ari copy paste basa nkaho babikopiye banze mubikoraho research ubaze niba yego ndabifitemo research amategeko mpuzamahanga ameze nkaho ari copy paste n'ibihano mpuzamahanga bijya kumera nkaho ari copy paste niyo bahinduyemo utuntu bahinduramo utuntu dukeya urugero kuba chef d'état major wo mu Rwanda bigusaba iki usabwa iki kuba ingabo yo mu Rwanda bigusaba iki n'ibindi bihugu usanga ariko bibigenza bigusaba kuba uri umwene gihugu bigusaba bya bindi byose bisaba ya CV yawe neza ariko ikirushiseho ugomba kuba uri umwene gihugu ntabwo ushobora kuba umusirikare w'igihugu runaka utari umwene gihugu impunzi ntabwo zaba igisirikare impunzi ntabwo zemerewe kuba ntabwo zaba aba politicians nubwo zaba n'abasirikare impunzi ntabwo zemerewe gukora politiki biremewe ko umuntu yagira icyo avuga reka ngusubize sindarangiza nayo ndi kumubaza wayimi bishatse kuvuga ko iryo tegeko uri kugendera wowe bivuze ko nta igihugu cyemerewe gucungira ikindi gihugu umutekano kiri ku butaka bwacyo FPR nge nakubwiriye icyo kintu nakivuzeho nasobanuye ndavuga ati nanjye impamvu ushaka kumwumvisha uretse ndimba amagufa yabivuze Gasaro we yarabizi Uganda ijyaho nayo yagiyeho mu ruhande rwa terrorist nayo yagiye ariko banyuze mu ishyamba mu kuba barakoze ibyo nibo bafatanyije nabo bandi bose b'abanyarwanda bari bahara babo kwa Kagame n'abandi bose bari na ba Fred Rwigema Rwiki nabo bose sibyo so nababwiye ati iyo igihugu cyafashwe nk'uko barashaka gukora point wari wese
ariko mu mategeko avuga ati umuntu kugira abe perezida, umuntu kugira abe umusirikare, umuntu byose no mu Rwanda murazi ko ariko bimeze, ugomba kuba uri umwene gihugu waho, sibyo? Sinzira ko u Rwanda rushobora kujya gufata umuntu wo hanze akaba chef d'état major, ntabwo cyakunda. Ariko tuvuga igihugu none uretse gato wayimi tonde gatonya cyane umuntu murasimbuka kandi hari akantu ka kubabwira byari kubaryohera mugahita mukomereza. Uretse uragaduha rwose hari ikintu ndi gushaka kugira ngo kigaruke kubera yuko turi kuvuga ngo hagize umuntu ufata agakora kudeta mu Rwanda, tuvuga ngo kudeta arayikoze, sibyo? As long as ayikoze urumva akuyeho ibyo ari byose bihari, nawe azarazana ibye. So ashobora kwishinja, ashobora kuvuga ati abarundi nibaze bamfashe cyangwa abakongomani nibaze bamfashe, ibyo birakora. Ariko oh my god, uyu mujyama ntajya yumva me wari ndema, ariko ntari gutindire aretse nkavuga kuri buvuge ku mwanya uhari now. Ariko turi kuba ati igihugu gihari kiri democratic, igihugu kiri stable, ibihugu nyine tuzi bibiri stable, nta ntambara bifite, nta kintu, ntago biri guterwa. Ni gute bajya kuzana umuntu wahane ngo nabe chef d'état major? Ntabwo byakunda. Impunzi zo murazi uko bigomba kumera. Sinzi ubwo iyo twumvise muvuga ngo harabo ngo mwabahaye akazi, ngo babaye ngo abakuru b'inkiko, ibyo nabyo ni ntagarama, amategeko ntabyemera. Ubwo hari icyo mu bikubikoraho kandi barasabye ubuhungiro, barabonye ibyangombwa, uri impunzi nyine, uri wasabye ubuhungiro, uri impunzi, serious kubona nationality icyo gihugu. ariko Magufuli urimo kwibaza very good. Nabyo bose nibyo ashobora kuba iyo byakurikiwe n'amategeko, arashobora kuba umwene gihugu, that's fine. Excellent. Ibintu ndi kubasaba usanga hari umuco w'ikinyabupfura gice inkotanyi zifite. FPR Newt Wayimi Newt iyo ariko se gasa Newtinge ukomeze uvuge Wayimi ushaka kanya kandi wasanze abantu benshi hano wakubashye kuko n'abandi na leta rentaka kuzamuka no turaze kugerwaho. Guys, ibi ni bikira, ibi ni biki turi kuvuga ati impunzi yagenda gahungira mu gihugu ikamara, hari ibyo igomba kubanza ikamara muri icyo gihugu kose, ubu mu bwene gihugu ushobora kububona, ibyo nta kibazo, uri kubyumva? Ariko icyo turi kuvuga turi kuvuga ati umuntu w'ikindi gihugu yo kuba chef d'état major, mu mategeko nta birimo. Ariko igihugu cyafashwe bugwa, igihugu cyafashwe oya moya gisirikare rero Magufuli moya uretse igihugu cyafashwe bunyeshyamba, byo biraba, twabiboneye muri Kongo, twabiboneye za Uganda, twabiboneye n'ahandi hose. Uko igihugu cyose cyafashwe bunyeshyamba, aho ni uvuga ati igihugu kiri stable, gifite amategeko yacyo, abaturage bagenda bakishira abayobozi, ndumva ibyo bitaba. Ntabwo bajya gufata umuntu wani ngo bakora point. Uyu mujenerali w'umunyamerika nimba yitwa Magumari wafashe bira bice bya Korea zombi, uyu ndamwibagiye, umujenerali wo muri Korea w'umunyamerika, we yaranikujije cyane. Waba umuzi? Wagize ati wigize ko Korea zitandukanye. Newt duha abandi bantu ijambo Gasaro twashaka kukwigisha, twaje kukwigisha icara wowe. No banze wigisha, wowe ntiwakandagiye no ku marembo ya university. Newt wowe icara wige ibyo utazi nukavuga ibyo utazi, urakandagira no ku marembo ya university. Ntabwo ari uyoboye ikiganiro ni Magufuli ba Magufuli umugore areke kuvugira mu bantu. Umva so yoboye Magufuli. Yes, mwitonde gato tugendane. Ibi ndityo tuvuga ibintu yo gufata mugatanga ingero ngo Amerika ngo byakoze. Amerika ntabwo nimba yaragiye muri Korea, ntabwo yagiye gufata Korea, yagiye icyambere hari ubwo ibigiye gucunga umutekano ku bintu byahabaye. Kandi mumenye yuko ibintu byabaye muri Korea kugira ngo zigabane, nta munyamerika agiye kuba chef d'état major hari, nta munyamerika agiye kuba president hari, bagiye gufasha mu generali yarikujije muri karakare. Magufuli reka ngubwire ikintu kimwe, twemerera ube strict, umuntu ufunguye mic uhita umumanura. FPR nta muting na Rugamba nta muting Magufuli ubu mugabo mane no yoborwe no. Ndaje nkoresha igitugu nk'icyo, ndakoresha igitugu nk'icyo mu Rwanda, ko mu Rwanda ukoze amakosa barakurasa. So ubwo rero ndaje ndakora nk'ibyo mu Rwanda. Rugamba niba utamyutinze umanuka. Ubwo reka duhanura Gasaro Magufuli none muje yakobera Gasaro. Nigiye ugezweho. Ijambo ne indusha kuvuga. Nigiye warugezweho. kuvuga. Ya mbere Rugamba. Murakoze. Unyambuye ijambo narasoza kuvuga. Murakoze. Okay.
jya mbere FPR ngo ntago arasoza uburindiri komeza FPR. ikindi kintu uyu Gasaro byari bisoje wari ubisobanuye neza kugira ngo umuntu ajye yumvikanisha nk'ibintu Gasaro bavuga atazi. Nk'ubu wamubaza igihe Kabarebe yabaye etat major muri Kongo ntago yakimenya, ariko umuntu ntakaze ngo avuga amakosa. 1996 kugera muri 98 yayoboye igihe kingana gute nyine ndakubaza? Ni imyaka 2 biri official, ariko n'ubundi yagumyemo, ariko iyo myaka 2 byo biri official. ntago ari imyaka 2, uzagenda usome neza. Komeza FPR mukomeze. Rero ikindi umuntu ntakazanga nka Gasaro utaza amateka utajya usoma ngo fata umwanya ashake gupfobya amateka. Igihugu kizi dufite ubuyobozi bwize wowe urinde ushobora kuza ugapfobya ibintu ubuyobozi bukora. Uvuga ngo kubera iki Kabarebe yabaye chef Magufuli iki si igitugu uyu mugore wamumanuye kwabimo kuvuga kandi ari wowe wabise. Ko nta kintu ufite. Kabarebe ntabwo yagiye ku giti cye, yagiye ku rwego rw'igihugu, yagiye ahagarariye igihugu. Kabarebe ntabwo yifashe ngo yijyane, nta nubwo yoherejwe message nkawe, ni igihugu cyamwisemo kiramutanga kimwe nk'uko bari gutanga undi mu Rwanda yatanze ko Kabarebe ajya kuba chef d'état major y'u Rwanda. Yizane tuyirebe cyangwa se uyisome. Ibyo ni ibintu bihari, ubishaka wajya muri bintu bimwe babikora. Yizane tuyisome communique y'u Rwanda cyangwa se RDF yemeza yuko Kabarebe aba chef d'état major muri DRC. Ndabikuzanira niba bikuha se uyu mugore ndabikwereka mbere yuko Kabarebe yabaye chef d'état major nk'agashimwe bamuhaye. Ntago aruva yuko ngo hari ibintu nagashimwe kubera ko bari bafashije mu ntuza Laurent Kabila gufata igihugu. Kubwumvikana ariko kubwumvikana ntago yishizeho rwose, bamushizeho kubwumvikana. Magufuli ibaruwa yemereye Kabarebe y'u Rwanda kajya kuba chef d'état major. Magufuli nanjye wampaye umunota umwe wo kabyara. Turahugwa ngo turi kugendera ku murongo, ubu twaturi kuri FPR reka tujye kuri Rugamba, none turahiza Rugamba harahita hajyaho wowe, sibyo? Hari ikindi simba ndashaka kuvuga ku kantu Gasaro arimo abaza, ntahita rwose ngenda nta nubwo nongera, kuko kuza kubivugaho nyuma abandi bavuze ibintu hagati babisimbutse, ndumva wenda bitari bubaryo. None se kari bwo bukiza wowe uje nyuma y'abandi bantu, so rero ugomba gukurikiza amategeko. Ariko ntari ngaho ntari n'ubundi Rugamba yigeze kuvuga, ariko twongera iyo excellence cyangwa Magufuli na Gasaro ibintu arimo abaza ngo by'amategeko mpuzamahanga ngo cyangwa by'ibiki na pininze abajenerali cyangwa abasirikare bagiye baba military chief of staff bisi mu bihugu birenze kimwe icyarimwe. Nabamweretse ahubwo wenda comments ntago muzisoma. Iki nashaka kuvuga kuri ibyo abaza ngo by'amategeko ngo cyangwa ngo hagendewe kuki, mwibuke ko we sinzi niba ajya asoma icyo bita transition period, cyangwa se iyo nta igihugu kidafite leta nka kuriya Zaire ubuyobozi bwayo bwari butembagajwe. Kiragiye ntabwo bavuga ngo igihugu gifite ubuyobozi, kiba kiri mu maboko y'igisirikare. Icyo gihe rero manevre n'izo zose zirakorwa. Igisirikare cyari kimaze kuraho ubutegetsi, uzi ikintu bita affectation leta. No. Wimvugiramo ibintu mutange fact. Wimvugiramo No. ariko Magufuli uyu mugore ko arimo kuvugiramo yaretse abantu muri wowe wavuze ko neza. No, ni ya affectation leta. Warugiye kubikora neza nuko ngoko. Affectation leta niyo ugomba gusubiza. Ntacyo tukwitonda reka we tukwigishe bana. Nicara wige. Icyo ndimo kuza kugusubiza ariko niwemera ko umuntu affectation leta nayo yerekana. Gasaro uragoye kuganira nawe kazi. Ujya ubwira abantu basinza ngo ntibiza, ariko nawe ndagukemanga kabisa. Wa Gasaro ntago yize gusa wumva vuga ibyazo. Muri transition period reka mbwire Magufuli wenda waranyumva n'abandi. Muri transition period nk'umusirikare wari uyoboye urugamba agatsinda urugamba yagombaga guhita asubira mu rugo. Ibyo umuvuga ngo by'agashimwe by'ibiki ntabwo ari agashimwe, si umushahara, sinimwe. Ahubwo Kongo n'igihugu nka Kabila wari ufashe igihugu bamuhaye ubutegetsi
yagombaga kuba siri yuko afite igisirikare kimeze n'icyo yabonye cyamufashije gukuraho ubutegetsi. Areba mu bo yari afite bose bari bazanye, bari barahereye kera barwana ari inyeshyamba bidakunda, aravuga ati ibyiza nagira Kabarebe, cyangwa se nta nubwo ari Kabarebe yahisemo, ni ukuvuga ngo Kabila yarasabye asaba u Rwanda muduhereze umuntu adufashe. Bigiye kuba amahire bamuhereza n'ubundi uwari wayoboye urwo rugamba. Urumva arahasigara buretse niyo fagiti yerekana ibyo bintu urimo kuvuga. Tuzajya tuvuga ibintu bifite fagiti yerekana ahantu u Rwanda Gasaro, iyo si fagiti ya mbere yuko yayoboye. Fagiti ya mbere ni uko yayoboye. Gasaro uri kuba indisipurine kandi sinshaka kukubahuka pe. Wereke umuntu wavuge hari ibintu bivuga bidafatika. Yerekana ahantu u Rwanda werekanye yuko rwemereye Kabarebe kuba shefu d'etat majoro wa Zaire. Ibyo Gasaro ngewe ntabwo ari ikintu wambaza cyangwa ngewe nyigusubize nta burenganzira ntacyo mugomba kuguha. You have nothing to say. None se Gasaro nta sense ufite nta logic ufite nta understanding logic ufite ku buryo ushaka kumva ibintu ari kuvuga nabura. Kandi uyu muntu niba uba wicaye aha ngaha ngo arimo arabwira urubyiruko ngo twicare ngo utazana fagiti yerekana ahantu ubwenge ni iki? Ubwenge ni ukwerekana ibintu bya fagiti. Erekana ahantu u Rwanda erekana ahantu u Rwanda yagiyeyo atorotse. Gasaro yagiye yitumye se, yagiye atorotse, yagiyeyo begenze we. Oya yagiye atese. Ntabwo mbizana fagiti. ntabwo Gasaro atumye ngera ku kintu nashaka kumubwira n'izo turufu zose akeneye nkazimuha. Ntabwo ari kuri level yo kubyumva Gasaro. Ikintu nashaka kubabwira muri transition period ibishoboka byose, manevure zose zishoboka ziraba badaterefonnye ngo ibyo by'amategeko mpuzamahanga. Yibuke ko hariho n'amategeko aba hagati y'ibihugu, ntabwo ari ngombwa ngo ibintu byose biporinge into international law. Ntabwo ariko bigenda n'ubu ngubu. Amategeko ahuje ibihugu aba yabaye international. Ako Gasa waza ugabanya ubujiji koko kuri iyi mihanda kugiye kuhasarira. Amategeko mpuzamahanga ngo ntabwo aba yabaye international. Gasa wagabanyije ubwo bujiji kugiye kuhasarira. Nimukazajye mutubeshya muzane ibintu bifite fagiti. None se wowe kugira ngo tuzukure akarere kacu nuko tuvuga ibintu bifite fagiti. Ibi bintu icyo wavuze gifite fagiti ni iki? Wowe icyo wavuze gifite fagiti. Mu makanya nanjye mvuge. Mbere na mbere uyu muntu Gasaro, niba ari Gasaro n'abandi bashobora kuba ari hano ari abanyarwanda, ugiye kuvuga ibintu byinshi utabanje kubaha ubutumwa bw'ingenzi waba uhemutse. Mbere na mbere ni ukubashishikariza gutaha mukava mu mashyamba mukaza mukabona uko ibintu bigenda mukahumeka ku marangamutima. Rugamba ninde uri mu ishyamba rero tubwe muri mu ishyamba. Gasa ukuri gabanya ubujiji. Ishyamba wenyine. Uyu Rugamba aratubwira wowe wibereye mu ishyamba Rugamba guma mu wenyine. Gasaro tuza tuvuge. Wafashe umwanya wawe reka nanjye fata wanjye. Hanyuma ibyo mvuze ubanza ubyumva ubijajing. Wowe so wajajing wikoresha igitugu no goye. Nyine natubwira ababa mu ishyamba urajajinga ibyo utabona. Ntabwo Rugamba azahomba sibyo, navuga bari aba mu ishyamba banabahe kubera yuko amagambo mujya muyakoresha cyane mukagira abantu baba mu ishyamba mutazakuba. Nyine tuza ubanze wumve mbere yo kuvuga. Nyine ubundi murihuta cyane umuntu ndimo ndakubaza ni bande baba mu mashyamba. Nta bantu baba mu mashyamba ntabyo uziho. Nyine ni bande tubwira abantu bari kuko hano turi kuri TikTok. Ntabwo mfite urutonde rw'amazina ariko hari abahari rero ni useless. Ntabwo wazi kuvuga ikintu udafite fact. Uriko nyumva wowe wagerageza. Ntabwo ubizi ko ari abantu bari baba mu mashyamba. Ubwonko buraruka. Abahe bantu mu makanya
hari abantu baba mu mashyamba, hari FDLR iba mu mashyamba, hari n'abandi benshi baba mu mashyamba rwose. FDLR ntabwo yizi si ubu nje njya gukurisha menazero umungana gutyo. Uri hano uyoboye pano ingana gutyo utazi FDLR ni iki? Nimo ndakubaza. Ni inyeshyamba nyine ziba mu mashyamba. Zikora iki? Inyeshyamba se amafaranga ubwo zicuruza amandazi. Ubu se koko zicuruza amandazi. Oje ntazibamo uretse mwitonde ariko mwitonde mwabantu mwaze mwitonde. Banza reke wumve mu mashyamba sibyo? Uje ubwira abantu ukaba banza reke wumve. Izo FDLR uvuga nizo uri kuvuga ari iwanyu uri he n'urishyamba. Magufo ntazuzi cyangwa urimo kwishyura. Waretse ukabanza ukumva ukabona kujajinga nyuma wumvise ikibazo uri kwita abantu ko baba mu mashyamba utazi iyo baba. Yembwiye abari mu mashyamba banze batahe. Ibyo ntabwo bisobanura. Wabasanga mu ishyamba ukababwira babwira kuri TikTok so baba mu mashyamba z'abantu ziri. Ababa mu mashyamba ntibagera kuri TikTok. Ntayo mufite muvuga abakuru banyu ntabwo ntabyo bajya kubwira ahantu defense zabo ziri. Reka uretse gato zirenga 8 mu burasirazuba. Ubwo ni igisirikare sibyo? Ni igisirikare. Tuvuge gutyo sibyo? Inyeshyamba. Aha. None wowe uri kuza wita abantu ngo nimuve mu mashyamba mutahe. Ntago ari abantu. None se hano hari FDLR kuvuga nayo. Ariko hano turi gutanga ubutumwa kandi buri kunyura kuri rezo sosiyo kandi na FDLR ubwo butumwa wagiye mu ishyamba ukabutanga. N'ubutumwa turi gutanga bw'igihugu kandi ubuzima bwiza uri kumva. Ubwo butumwa ubwo rero abo bugenewe ahubwo sinzi impamvu wiyumvisemo abo bugenewe si kucyurakaye. Abo bugenewe wenda barabwumva kuko uciye mu ijambo narangiza kuvuga. Rugamba reka nkubwire ukoresheje amarangamutima. Uretse tuza manze kuko ibintu Rugamba avuze aravugira muri buri muntu wari we wese. Nta muntu wongera kuganira na Gasaro nta manuka ngabonze uravugira muri buri muntu wari we wese. Ibintu Rugamba avuze byari gukoresha amarangamutima ikwiriye yuko umuntu uzanye nawe hano uramwikira amashamba no kuba uri mu mashamba none se ugira ngo ninjya kuvuga amarangamutima ninjya kuvuga umutima wanjye ufunge sinkoresha wowe na Gasaro bibakozeho ni ntekereza ko Rugamba ari mwicamba ntabwo ari ukuva ko bimpozeho gusa twese turi hano gutya kuganira ukita umuntu mubaye iki ko utamutunze ukazi ngatuye kugira ngo dukomeze ikiganiro cyiza n'abandi ariko ntimugengwe n'amarangamutima. Niba umuntu utazi ahantu uri nanjye ntabwo nzi ahantu uri umva nge ninjije ngo abantu bave mu mashyamba se niho habajyanye cyangwa se bari mu mashyamba Rugamba ashobora kuba ari inyeshyamba, ashobora no kuba ari mayimayi ntabwo mbizi, ushobora kuba ari mayimayi Rugamba ariko ntabwo nkuzi. Itonde kwita abandi bantu inyeshyamba sibyo? Hano baba mu ishyamba ngo sibyo neza. Muje kuri pano y'inyeshyamba so kubera iki? Ntimuzi ko ari inyeshyamba muza ku mapano y'abandi mwashaka iki? Kuri topic ivuga ibintu umuntu aje kuza kwataka abandi bantu. Why? Iyi tuba tuvuze nuko ari byo muhora muvuga abantu bari mu mashyamba mutazi batuye. Mutazi ngo bafite ikiba kubabayeho bati. Urusura ashaka kuvuga nta nkotanyi ziri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Anisaro uvuze bwoza ziri mu mashyamba. Kukubaza nta bantu b'inkotanyi bavuga ko ari b'inkotanyi bari hanze y'igihugu. Nta bantu bagenda bakindura bakagumanira bakajya hanze y'igihugu. M23 Magufuli. Ni inyeshyamba zo muri M23. Wera FPR wewe twenda nawe wasanga utari no mu Rwanda. Kuba utari mu Rwanda bisobanuye yuko utari umunyarwanda. Bagende mu Rwanda ndakuhamuye. Kuva mu Rwanda reka nakubwire rero abantu bavuye mu Rwanda ku marizo natandukanye. Hari abahunze ubuyobozi buhari, hari abahunze intambara, hari abahunze ibintu bitandukanye. Uri kunyumva? Abantu basuja kuko baba mu ishyamba se. Ariko mu ishyamba muvuga ubundi mu ishyamba ni hehe? Ishyamba biba bisobanuye iki? None se bavuze ishyamba ukikanga wowe wikanze iki? Nje ntabwo nikanze ndimo ndagira ngo uriya namwigishaga kugira yagira discipline ku bantu asanze aha.
Ese excellence kuko natwe dufite dushaka kuzana amarangamutima twayazana tukavuga nabyo tukumvishe uyu munsi wose kandi bakababaza namwe muvuga mujye mwitonda nimba musanze ari topic ijoininge topic ivuge muzasanze kugana topic y'inyeshyamba naho uzaza uyivuge y'inyeshyamba Magufuli starting people that's birakubabaje cyane kabisa nk'umuntu uri mu ishyamba yewe ikibabaje nuko abakoze reka duhe abandi ijambo hari Ruganzu yaje mbere nye yari yamanutse kubera yamanutse reka twaha Ruganzu ijambo mbere ariko nanye akaza kuvuga ariko duhana ijambo uyu FPR amyutinga natamyutinga mu manure nawe ntihongere kuvugiramo abantu no okay murakoze cyane bizabanya gasuzuguro kanyu man murakoze abapanya ko mwashaze none kizageze Ruganzu komeza nje excellence sinzi nakomeje kubumva kenshi nabakurikiye rwose nubwo ntigeze nzamuka ariko nabakurikiye kuva mu gitondo I think ariko nkurikije ibiganiro muganira hano wenda ntabwo byose ariko nabikurikiye uko byakabaye umunsi wose ariko nagiye nshaho kwa kundi uzi umuntu scrollinga ariko ikibazo nkibaza kubera icyo umuntu ababwira ngo muri mu ishyamba muve mu ishyamba cyangwa muve mu ishyamba reka tube topic turiho ubu ngubu yitwa ngo ni gute Kabarebe nk'umunyarwanda yabaye chef d'état major w'igisirikare cya Zaire cyangwa se DRC bungu okay ntabwo nari nayumvishe reka dufate next oya ni umurongo ntacyo nawumvishe twakomeza dukomeza ariko niba utabona kuko oya ntacyo reka umurongo nawumvishe cya topic nayumvishe twayivugaho nta kibazo nayo ikintu bitwaye Kabarebe yabaye umugaba w'ingabo z'u Rwanda ndetse n'iza Kongo kubera impamvu runaka kubera iyi mpamvu niba ubizi neza Gasaro wowe urabizi neza ibyo ari byo byose nuhuguka nukore disrespect kuri twe mute hanyuma nuhuguka uraza kutubwira kuvugiramo bisobanuye iki no urumva se atari kuvugira mu rusaku we nahuguka araza kutubwira indeze oya urusaku cyane okay niba wumva nta Gasa wasaze umuntu n'umusazi none Gasaro ari mu kabare hanyuma dufata abandi bantu Gasaro iyi platform ni yawe cyangwa nawe uri umutumirwa nk'abandi bantu ntabwo ndimo kugusakuriza wambwiye topic fata ijambo ndabona ibindi bitari sawa ijambo nawe tugira icyo tubwira okay ndabasuhuje muri ko nyumva batiri kumva ndabasuhuje your excellence Gasaro na Rugamba njya kuvuga kuri topic ariko nshaka kubanza gutera commentaire ku kantu Rugamba yarakoze kuri inyeshyamba umunyarwanda wese utari mu Rwanda abari mu Rwanda bumva ko ari mu ishyamba n'uri muri Amerika ari mu ishyamba so nimukabitindeho cyane rwose cyo ntago ari ikibazo kuri topic ni gute Kabarebe yabaye chef d'état major wa Congo yenda vuga ibintu ntago nari ndi umwana cyane ntago nari mari icyo gihe ariko kuva izi ntambara za Congo zitangiriye n'intambara zose zihabayeho umuntu agira amatsiko yo kwiga akamenya impamvu ibintu byabayeho rero nanjye nagize amatsiko ntangira kumva abantu bariho bakuru cyane cyane b'abakongomani rero hari umugabo numvisha abisobanura neza bavuga ko iriya ntambara yo muri 96 ijya kuba u Rwanda rwashatse umuntu rwakwitwaza nyine nk'umuyobozi wa rebellion kuko bagiyeyo nk'abakongomani rero bararebye babona Kabila kuko Kabila asanzwe arwanya leta ya Mobutu rero baragenda baramufata I think ngo yabaga Tanzania noneho bamufashe bahita bamumika abasirikare b'abanyarwanda kugira ngo bajye gukura Mobutu
rero Kabila nk'umuntu w'umukongomani utazi umunyarwanda n'umunyamurenge cyangwa umunyamasisi itandukaniro ryabo bagiye kurwana azi ko of course yari abizi ko afite abasika b'abanyarwanda ariko azi ko hari n'abanyamurenge. Rero bamaze gufata igihugu mu buti yavuyeho baricara bavuga ati reka twubake igisirikare nyine dushyireho inzego zikora. Noneho we ntabwo yari abizi ko Kabarebe ari iki ari umunyarwanda, yamufataga nk'umunyamurenge kuko ikinyamurenge n'ikinyarwanda ni kimwe urebye n'amasura yacu namwe. Rero ntabwo yari abizi. Ibyo nibyo numvise umugabo w'umunyamurenge ari gusobanura. Noneho ukuntu byaje kugenda ngo Kabila arebye uburyo abanyarwanda bari kwitwara niko hajemo gushwana, aravuga ati rero reka mbabwire mwarakoze kudufasha gufata igihugu ariko igihe kirageze abanyarwanda nimusubireyo. Ngagiye kubona na Kabarebe ngari mu bagenda ngaratangara ngo nase uri umunyarwanda, aravuga ati ndi umunyarwanda kandi ndatwara abantu banje bose. Uri kumva nuko nguko rero ibyo kuvuga ngo wenda ngo byaciye mu mategeko ngo ni u Rwanda rwamwereje ngo Kabila we ntabwo yari abizi ko Kabila ari umunyarwanda, Kabarebe ari umunyarwanda. Yari azi ko ahaye igisirikare umukongomani barwananye intambara mu ishyamba ariko azi ko ari mu bwoko bw'abanyamurenge. Nawe yaje gutungurwa asanze Kabarebe ari umunyarwanda. Ni nayo ziriya intambara ya kabiri ya Kongo yavuye kuko murabizi ko bava muri Kinshasa abasirikare bose n'abanyamurenge bari abakongomani ariko Kabarebe bamwirukanye muri Kongo n'abanyamurenge b'abakongomani bari mu gisirikare yarabagumuye bose bagenda nk'ari abanyarwanda kandi bari abakongomani. Rero njye nuko mbyumva ntabwo ari amategeko ubundi ntabwo ubundi numvaga FPR yavuga ngo itegeko ngo ryemera ngo umusirikare w'ikindi gihugu kuba chef d'état major mu kindi gihugu avuga ngo biremewe. Nategereje ko wenda duha iryo tegeko ahantu ryanditse wenda se ari muri UN cyata ari muri nyine nabibuze yatubwiye amazina y'abantu hano na FARDC basigaye bazana abasazi hano. Uyu musazi wapfuye muri kumuzana ngo avuge iki hano? Ego kuri kumva umusazi bigenzara ntaye nka data komeza nye birasekeye. Yes, nategereje kaduha link wenda yo gusoma iryo tegeko. Nanjye yabivuze mba curious mpita njya kuri Google ndasearchinga ndavuga ati ndebe uko byagenze. Muri abo bose yanashyize muri comment nta numwe nabonyemo, ahubwo naje gusanga nk'abasiza abantu hari umunyamerika nabonye ariko nabo ntabwo zari muri kanka ziriya za Kabarebe. Rero byabaye ntabwo byari byemewe n'amategeko. Buriya Kongo igize Imana ikagira ubuyobozi buzima n'ibintu by'intambara bigashyira mu bintu Kabarebe ashobora kuregwa na birimo kuko ira ni violation ya international order. Murakoze cyane. Hagira undi uvuga nawe Gasaro cyangwa Chagi ziri Chagi urahari? Mbere ya Rugamba yaje sakuza ariko yatanga igitekerezo cye atasakuje kandi atakoresheje amarangamutima by'imyeshyamba kuko nawe ceceka rero mvuge nyine mu mwanya. Yes, tugaye karibu ariko ukoreshe fact kugira ngo tumbe arazakuba Chagi. Notinga Gasaro barimo barashaka kugwa ijambo no gukora intimidate. What kind of people are you? Ni bintu bampandinga mu ntoki se na mutinga ndavuga. So nukuvuga ngo ubundi nta nubwo nibaza ukuntu abantu nk'abo mwicaye hano mwibaza ngo ese ngo Kabarebe ngo yabaye ngo umugaba w'ingabo ngo za Kongo ngaba ngo umugaba w'ingabo z'u Rwanda. Ibyo ngibyo byo mbyumvamo ibintu bigeze nko kuri bitatu. Icya mbere ni uko abifitiye ubushobozi, sibyo? Kuko iyo aba atabifitiye ubushobozi ntabwo ari kubikora. Icya kabiri ni uko yabyemerewe, nta na hamwe abikoze ku ngufu wenda ngo tuvuge ngo yabaye umugaba w'ingabo za Kongo agiye mbese ku ngufu kuko ntabwo ari we yari perezida. hari perezida. Niba perezida yaramwapointinze uwo mu perezida yamwapointinze yakabaye ari we ubibazwa mu gihe wenda aramutse yarakoze ibintu bitari byo. Ariko niba hari umuntu yamwapointinze akaba ati umugaba w'ingabo
ibyo numva mutakwirwa mubyibazaho cyane rwose. Hanyuma uri kuvuga ngo ni gute birumvikana kuko deja yaramaze gufata igihugu, yararwanye n'imbunda afata igihugu ayoboye izo ngabo. Niba yarafashe igihugu ayoboye izo ngabo rero, kandi urabizi hari n'abandi bantu benshi bagiye bafasha wenda nk'ibindi bihugu muri FPR bari barimo baturutse mu bindi bihugu hirya no hino, muri NRM barimo bari baturutse hirya no hino b'abanyarwanda, kuko urabizi na NRM ijya ku butegetsi wari wungirije umugaba w'ingabo yari umunyarwanda Fred. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu mwagakwiye kuba mwibazaho hano, kuko ibyo ni ibintu biri cheap mwibazaho, niyo mwabonera igisubizo ntacyo cyabamarira rwose. Ahubwo icyo twagakwiye kuba twibaza kuri ibyo ngibyo, twakwibaza se ko yabaye umugaba w'ingabo, hari icyo tumushinja muri aho hantu yabaye umugaba w'ingabo, muri iyo periode yabaye umugaba w'ingabo? Wenda ngo barimo bavuga ati yabaye umugaba w'ingabo muri Kongo akora ibyaha yitwaje ko ari umugaba w'ingabo. Niba nta bihari rero, iyo topic rwose muriho murayidisikasingaho, wenda igisubizo muri bubone ntacyo kiriwe kivuze, kuko ntabwo iri efikasi iyo topic. Kuko ikindi kintu rero ahubwo nashaka kuvugaho, kuba yarabaye umugaba w'ingabo, ubwo ni icya gatatu ngiye kuvugaho. Kuba yarabaye umugaba w'ingabo za Kongo yasavinze Kongo wenda muri icyo gihe, kandi hari icyo byayifashije, kandi yaramaze no kwifasha abagejeje ku butegetsi abo yabereye umugaba w'ingabo bamushyizeho, bigira icyo bibamarira kuko yabakoreye nyine akazi bashakaga igihe kinini cyane. Guhera n'icyo gihe u Rwanda n'abanyarwanda bagiye babarora umbodo y'ibintu bitandukanye hirya no hino, bakajya gutanga support, bakajya gutanga umusada, kwerekana uko ibintu bikorwa. Ntabwo ari muri Kongo honyine birakorwa, mujya mwumva ibihugu biza kwigira ku Rwanda bikatwara abatekinisiye, uza amasisiteme y'u Rwanda akora za Kenya, yaba ari za sisiteme za Rwanda Revenue, bagatwarayo umuntu wikuriye akajya kugira, nuko muri kubishyira ku ngabo gusa. Kandi n'abaperezida bo ubwabo, hari abaperezida bayobora ibihugu kano kanya bakabiyobora mu by'ukuri atari wenda n'icyo gihugu bakakigiraho identity cyangwa se bakayibona kugira ngo bakiyobora, ariko bakakiyobora bafite ahandi bakomotse, wenda bafite ahandi bakomotse kubw'inkomoko. Twarabibonye muri za n'ibihugu byinshi, guhera n'uwo Kisekedi nawe yakiyoboye n'umukongomani, ariko afite n'ubundi bwene gihugu, afite ahantu ahandi hantu akomoka. Ibyo rero kuba umuntu yaba umwene gihugu, urugero ariko urugero n'ututurutse mu gafuka uki umuperezida w'igihugu atakomokayo, urugero nkubwiye ko ashobora akomoka ariko akaba afite n'ahandi hantu akomoka, afite ubundi bwene gihugu. Kandi ubwene gihugu ni ibintu umuntu ashaka kubivukana, cyangwa se ashobora kubihabwa atarabivukanye. Ibyo ngibyo ngira ngo urabizi, umuntu usobanutse. Nta gihugu ku isi cyemera umuperezida wahaye ubwene gihugu, ugomba kuba uri born citizen. Okay, ariko hari abantu uzi bafite muri kuncamo, ariko hari abantu bafite ubwene gihugu bw'ibindi bihugu kandi bakayobora n'icyabo. Bafite nka Kongo, umuperezida afite ubwene gihugu bw'Ububiligi, ariko afite n'ubwa Kongo akayobora Kongo. Ibyo ni urugero. Se mwagiye muvuga ibyo muzimana, wabanje ugaceceka, mujye muvuga muduhe na fact dore ngibi. Reka mufashe ingeze kuba bufite, ariko ajya muri politike yaravuga. Okay, sawa neza. Urabizi neza ko na leta y'Ububiligi yashinje Kisekedi ko Ba witonze turaza kuguha ijambo, wari uri mu kabari. No mute, reka undi umuntu yavugaga, Rugamba yavugaga, reka asoze, nagira umunota asoze kandi atange fact, tugendere ku bintu bifite fact. Igihugu cyacu gishobora kubakwa n'ibintu bifite fact, atari ibintu by'ibinyoma. Ngaho nk'umwanya nyine mvuge, reke kugera. Hanyuma rero icyo ndi kukubwira, twagakwiye kureba ese hari icyo tumushinja muri iyo periode yabaye umukuru w'ingabo. Nta kintu tumushinja. Niba ntacyo tumushinja rero, akaba yarabihawe, ahubwo icyo gihe uwabimuhaye wenda yabibazwa,
ariko twe kuza hano twibaza ngo yabaye ngo umugaba w'ingabo ngo yabaye ngo yayoboye Kongo, ibyo rwose biri nonsense, ni topic iri cheap cyane turi bwibazeho, hanyuma twayirangiza ntihabe hari ikintu cyavamo n'ibyitekerezo twakwegeranye, ntibe hari contribution byatanga, kubera ko bizakomeza byo wenda bibeho ni ibintu bidafite ikintu bivuze. Ni icyo ngicyo, iyo topic rwose iri cheap mwazanya sawa. nasubizanye nagusubiza akomeza Ruganzu niba yavuye mu rusaku gasa no kwambugera asene no gasaro n'uyoboye ngabo myutinga wavuze Ruganzu yakomeza niba atari mu rusaku nanone. Okay, urakoze cyane. Ntago ndi bujye agahenda mte nuko yoborwa na Gasaro simbizi niba twaje hano tuje guhangana cyangwa tuje kuganira, ariko ibintu urimo kwibaza, ikibazo urimo kwibaza ibyo ari byose hari icyo wifuza kumva ariko gitandukanye n'ukuri guhari mu by'ukuri. Wowe kugeza kuri iyi nshuro niba Kabarebe hari icyaha mpuzamahanga waba umuziho cyangwa se kiri mu rukiko yaba ashinjwa muri Kongo, icyo ni kimwe. Muri Kongo yagiyeyo mu buryo bwemewe n'amategeko, umusanzu ndetse yanatanze uragaragara kugeza uyu munsi. No kuba Kongo uyu munsi ihagaze gutyo uko nguko uyibona cyangwa se agahenge yigeze kugira, ni ukuba ingabo z'u Rwanda zaragiyeyo cyangwa se uwo Kabarebe yarigeze kuzihagararira. Rero ibyo kuvuga ngo yayoboye ingabo gute, ntago yagiyeyo mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ndetse nta n'icyaha yigeze akorerayo uyu munsi urimo kumushinja uvuga ngo yagiye yakora icyaha kimeze gutya. Nibyo ngibyo ngenda umva nibyo navuga, ndumva nta bintu byinshi mfite byo kuvuga uyu munsi. Uretse ko Kabarebe ari umuntu n'umwe mu basirikare bo mu Rwanda wabaye sanctioned igihe kinini cyane, n'ubu n'ubundi niwe bahereyeho, donc ni ruharwa yayogoje Karakare. None se niba yaragiye sanctioned nande yabaye sanctioned n'igihe kirekire uretse gato, niba yarageze ubuyobozi bamubwire Gasaro, niba yarageze muri Kongo akimika ubuyobozi bwa Kabila bwamaze imyaka igeze kuri 20 n'ingahe buyoboye Kongo, icyaha umushyira Kongo ni nako gahenge yigeze kugira. Ndavuga mu Rwanda nk'umunyarwanda Kabarebe ari sanctioned igihe kirekire, nta nubwo ari ubu ngubu n'ubu nibo bahereyeho bafatira bande nyine bafatirwa ibihano. Do research. Yes, ariko kandi kubera iyihe mpamvu waburetse gato ubanza umenye ngo intambara atera muri kariya karere niwe muntu wafatiwe ibihano mbere y'abandi bantu bose. Rero buriya rero Gasaro kuvuga ngo mwebwe ibintu mufatiwe nande Gasa nibe yabifatiwe nk'umunyacyaha muri kariya karere, niwe muntu wenyine umunyacyaha muri kariya karere kandi ari the mob. Uyu munsi ntabwo uzi igihe Kabarebe yaramufate ariko uyu mugore no yes Kabarebe ari sanctioned igihe kirekire na mbere y'uko RDF ifatirwa ibihano. ntabyo tuzi tubwire, none se niba utabizuza iki Nkotanyi buretse gato, ni ukuvuga ngo abantu benshi hano usanga bafite imitekerereze yindi yamatse ibihugu y'ubukorone, hamwe usanga umuntu agitekereza muri ba master b'abazungu ngo Amerika ngo yahannye Kabarebe, ngo Amerika ngo yahannye u Rwanda se n'intara ya Amerika, u Rwanda se rujya muri Amerika. Nibyo ngibyo kuri ntazi ibihano bamufatiye, ntazi uwabivuze, ntazi n'ikigo cyabimufatiye, gusa ibihano b'Amerika muri UN. Reka mubwire gatoya, u Rwanda ni igihugu gifite ubusugire bwacyo. Yes, reka Rugamba nemeranye nawe, Amerika yenda ntagigenga u Rwanda nk'uko bivuga, ariko ubanza wemere yuko muri rusange rega
na Afurika muri rusange. twebwe imitekerereze y'u Rwanda Nubwo uri mu imitekerereze y'u Rwanda Umunyarwanda nicyo kintu cyonyine nkakubwira. Just a moment. Reka mbabwire. Noneho reka twumvikane yuko Kabarebe afite ibyo bihano. Mwese murabizi. yahawe nande se Ntabwo tubyemera nje nawe yahawe nabo bantu mudashaka kuvuga ko bafite uruhare muri ikibazo urimo urashaka kubitera bamuhanye nkande se baramutegeka se bahaye ubutegetsi mwene wanyu kandi kimwe kuharira ibintu byose isi kimuharira reka mubwire uravugana n'abantu reka mubwire nimba nzabizi tuyeka abandi bari ibiganiro yahawe ibihano na Amerika yahawe ibihano na Amerika ihana n'u Rwanda Amerika ihana n'u Rwanda ari muting guys first uzaze mwumva twe ibyo ntabwo tujya kubisubiraho ibyo by'ama sanctions nimba mutabizi that's fine reka saruza yabizanye asara mu rugamba twubahane men twubahane katujye kundi sinzi ukurikiye wari we ndumva Ruganzo yavuze Olivier Shikirana urahari Rwanda hari wagira icyo uvuga nawe rero jewe nabanza kwanza kwivuga ndi umwe mu banyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge ndumva uriya mugabo igihe ciwe yarayoboye igihe cyose yamaze ibyo yakoze twarabibonye kandi ntawavuga ko ari bibi kuko nyine yagiyeyo byemewe n'amategeko hari ubwumvikane twebwe nk'abanyekongo icyo tureba cyane cyane mu gihe yari ahari navuga ko twari dufite umutekano mbere twaragenda tukisanga mu bandi nyuma n'ico gihe byaje guhinduka uriya mugabo amaze kuhava Kabila nyine afashe ubutegetsi muri period kugira ngo tutumva ko turi out of iyo period ako gasa kuki ukunda kuvugira mu bantu kandi ntacyo arayobora nico gihe uwo mugabo yarayoboye ari kuyi Gasaro wanasi mu isoko iyo period urayizi yo kuva muri 1997 kugera muri 2000 uvugira ndashaka Olivier yabivuga akabivuga ku giti cye ko se waretse wabigize inama none se kukiri mu kubigira inama kugira twumve wowe bamuhaye umurongo ngaho reka gukomerezemo urumva iyo periode ngira ngo murabizi sinakwirirwa mbisubiramo n'amateka maremare gihe Kabila nyine yafashe ingoma barayobora nico gihe twebwe twatangiye kurengana batangira kuko twagize uruhare rukomeye muri iriya cyane kugira ngo twumve kubizi gasatu kubaza wamubajije mane Olivier mubaze nimba azi ikintu na kimwe cyako ku buryo yagibona uburenganzira bwo kukubaza ndabizi kuko ni amateka yacu nyine bivuge kugira ngo tukumve wowe yawugasa uzika reka avuga ibyo yateguye nawe uravuga ibyo wateguye niba umutamika ibyo avuga gukomeza kuvuga ibintu bitari byose urumva kumwihanganira bishoboka pe arabeshya iki se kandi kugerwaho uvuga ibiri abantu bari aha ngaha bose baramuzi umutima we n'ibirimo bantu barabizi Papa Olivier nabyo no before you komeza murekerera bamureze akavuga